kuki ndiho, kuki navutse, mbereyeho iki ku isi, ninde unkunda mu by'ukuri. Kuki kwibaza iki kibazo bifite ishingiro. Bamwe basubiza bate byerekeye iki kibazo, ni gute wamenya kuriho mu by'ukuri, bitari bya bindi ngo ndiho ntariho. Buri munsi hari abantu biyahura kubw'impamvu zitandukanye. Ni uwuhe muzi ubitera? Hari umuti wabona w'ibyo ngibyo? Cyane iki kiganiro urasobanukirwa neza. Ni umuti pe udacikwa n'ijambo na rimwe. Nitwa Jean Bosco Niyonteze. Ntiwakumva uburyo nishimiye kugufasha umwanya wawe ukumva iki kiganiro. Umugisha n'amahoro n'amahirwe bibane nawe. Iyo wibajije ibyo bibazo twakomojeho, ni iki wibwira? Bitekerezeho gato. Ntibibagirwe gukora subscribe and share kugira ngo Chris amamare dufatanye kumwamamaza. Ikiguzi byose byadusaba. Agaciro k'umuntu akabonera muki. Urumva utazi igisobanuro cy'ubuzima, uribaza ubwawe impamvu uriho. Uri ahantu heza, niba ubuzima burimo amarira, kubabara, umunaniro, ubwoba, igihombo kituriho, inshuti zawe nazo ushobora gutuma wumva ubuzima nta gaciro bufite. Ariko sinzi niba uzi ko uri umuntu udasanzwe imbere y'uwo ndaza kukubwira. Banza ufate akanya gato wibuke ibintu byose byiza wabonye. Abantu batanga ibisubizo bitandukanye, ariko usanga bamwe bavuga bati twaravutse nyine twibona turi abana, none turi uko tumeze dutyo. Hari impamvu zo kubaho, twavuga bimwe muri byo kuko hari byinshi bidushimisha kanezerwa rwose, nubwo rimwe na rimwe hari n'uburwayi cyangwa se ibindi bitera umubabaro kurusha uburwayi, ariko ibyo bitubabaza birashira. Turiho kuko hari ibintu biteye umunezero. Turiho kuko hari abantu badukunda natwe turabakunda. Turiho kuko hari ibyo dushaka kubona, kwiga, ndetse dushobora gukora ibyo dukunda. Turiho kuko dufite ibyiringiro ndetse dushaka no kubona ibizaba nyuma. Abantu benshi ishingiro ry'ubuzima ni ibyishimo no kunyurwa n'ibiriho. Ubuzima bwuzuye mu bigaragara no mu by'ubwenge bukeneye. Muri urwo rugendo uragwa ukabyuka ukongera ugakomeza kugeza aho ujya. Ku rubuga rwa Aid Airport, inkuru yanditswe na Madamu Smith avuga byinshi bitandukanye. Ni gute wumva intego y'ubuzima bwawe? Abantu si kimwe n'inyamaswa zidatekereza. Dufite ubushobozi bwo kuvana isomo ku byahise, guteganya iby'igihe kizaza no kumenya intego y'ubuzima. Reka turebe hamwe icyo abantu batandukanye bivugaho. Abenshi bumva ko intego y'ibanze y'ubuzima ari ukugira ubutunzi cyangwa kuba icyamamare, bityo umuntu akaba anezerewe. Ibyo byumvikanisha ko ariko tugomba kumenya ibyo tugomba gushyira ku mwanya wa mbere. Ibyo dushaka nibyo by'ingenzi kurusha ikindi cyose. Hari ibitabo bivuga ku Imana bigaragaza kuri iki kibazo. Turaza kureba n'abafilozofi icyo babivugaho. Uzi ko Imana igukunda? Guca mu bintu bibi bikomeye bizakomera birenzeho igihe uzumva uri wenyine kandi ntawe ugukunda. Hajya ubona nta nshuti wako yegamira, ariko menya ko Imana igukunda. Ni gute wamenya kuriho mu by'ukuri? Iki kibazo kibajijwe n'umufilozofi witwa Richard Schwimbaum. Nta roho nta muntu. Ubona abantu bavuka buri munsi, nta muntu wabigizemo uruhare ubwingagere ku isi. Tubona impanuka nyinshi kwa muganga, hari abantu benshi bababaye. Wakwibaza impamvu wavutse? Ubuzima isaha ku isaha burarangira, utazi yava ntamenya n'iyajya. Ese ubuzima bwawe bufite icyerekezo? Nakora iki ngo mpore niyibutsa ko ubuzima bwanjye bubereyeho Imana aho kwinezeza gusa? Now in our last session we looked at God's first purpose for your life, and that is mbere y'iki ku isi. Mu gice cy'ubushize twarebye umugambi w'Imana mu buzima bwacu. Twabonye ko Imana yaragambiriye kugira ngo tuyinezeze. Nta kintu kinezeza Imana kurusha kuyimenya, kuyikunda. Ibyo nibyo bihurira mu ijambo kuramya. Ni ukuyikunda n'umutima wawe, ubugingo n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. Muri kino gice tugiye kurebera hamwe indi ntego ya kabiri y'Imana mu buzima bwawe, icyo waremewe. Waremewe kuba mu muryango w'Imana. Yumvikana yuko niyo ntego mu busabane. Imana ntishaka ko uyimenya uyikunda gusa, ahubwo ishaka yuko umenya ugakunda umuryango wayo, nk'uko Bibiliya ibivuga. Umuryango ni itorero ry'Imana iriho. Urusengero si inyubako tubona, urusengero si ikigo runaka, kandi urusengero si club runaka, urusengero si ahantu tujya, urusengero si ikintu runaka. Urusengero ni umuryango, ni umuryango wawe, ni umuryango wawe w'umwuka. Iki ni cyo kintu cy'ingenzi ugomba gusobanukirwa, gitandukanye n'igitekerezo rusange ariko kitari icy'ukuri. Twese ntituri abana b'Imana, ariko twese twaremwe n'Imana. Twese dukundwa n'Imana, ariko twese ntituri abana b'Imana. Bibiliya itubwira ko umuntu ahinduka umwana w'Imana biciye mu kwizera umwana wa Yesu Kristo.
umugambi w'Imana ntuhinduka, yabigambiriye cyangwa ko duhinduka abana bayo biciye muri Yesu Kristo. Bica muri Kristo. Mu yandi magambo, ntabwo ari ibintu byikora kujya mu muryango w'Imana. Nashyizwe mu muryango w'Imana kubwo kwizera biciye muri Kristo. Bibiliya kandi ivuga ko abantu bose bakiriye Kristo, abantu bose bizeye izina rye, bahawe ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Rero nta kindi kintu uretse muri Kristo gusa niho duhindukira abana b'Imana. Abana b'Imana birumvikana ni abagize umuryango w'Imana. Umuryango w'Imana dufite inshingano ya mbere ni ugukunda umuntu wese muri uwo muryango w'Imana. Muri Kristo nk'uko Bibiliya bivuga, aravuga ati mbahaye itegeko rishya, mukundane namwe nk'uko nabakunze, nicyo abandi bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye. Andi magambo ni ukuvuga yuko mu muryango w'abana b'Imana ntitugomba kubamo icyo kintu cya mbere, yumvikana ni urukundo. Impamvu Yesu ashaka ko dukundana si ukugira ngo twishime, nta nubwo ari ukugira ngo tugire amakarabu yihariye. Impamvu Yesu ashaka ko umuntu akunda mugenzi we ni uko umuryango w'Imana nukundana, ab'isi bazabamenyeraho yuko ari abigishwa be, hanyuma nabo bakunda uwo muryango. Abantu nibabibona zifuza kuza muri uwo muryango w'Imana. Imana ishaka yuko dukunda ubugingo bw'abandi bantu. Ubuzima bwose bushingiye kwiga kumenya uko wakunda, kwiga uburyo wakunda mwene so. Rero urusengero cyangwa se itorero ni laboratwari, ni ahantu heza wakwigira gukunda. Ni gute wakunda? Uwo ni umugambi w'Imana wo kugira ngo dusabane nk'umuryango, kandi byose niho bishingiye. Ubusabane twabishyira mu byiciro bine byo kwiga gukundana. Izo nzego zose zigaragaza cyane byimbitse kunyurwa no kuzura ubusabane cyangwa se umubano. Ibyo wigira mu itorero, muri uwo muryango, uzabikoresha aho ariho hose mu buzima bwawe, kubera yuko ubuzima bwose ni ukwiga gukunda. And why were they such loving people? Well, the Bible tells us in Acts. Iyo ubuzima bwawe budafite intego, ugenda ukabakaba. Intego y'ubuzima ni uguhitamo urukundo rw'Imana. Birumvikana ko ukwiye gusobanukirwa ibyo ishaka mu buzima bwawe. Ubuzima budafite intego nta gisobanuro bufite. Intego y'ubuzima ntishingiye kuri wowe, ukwiye kumenya impamvu uriho. Uretse kwemera ko hari Imana, naho ubundi kwibaza impamvu y'ubuzima ntacyo byakumarira. Igihe usanga twibaza ngo ndashaka kuba iki, ndashaka gukoresha iki ubuzima bwanjye, ntabwo uzigera usobanukirwa impamvu y'ubuzima biturutse muri wowe. Umubumbyi niwe umenya neza impamvu yabumbye icyo yabumbye. Uriho kuko Imana ishaka kubaho. Kugeza igihe uzasobanukirwa ibyo, niho uzaba ugeze ku nzira nyayo. Abantu bakoresha Imana ngo bagere ku ntego zabo. Ibyo biracuritse. Reka Imana ikoreshe wowe. Ibitabo byinshi bivuga kwirwanaho ngo ugere ku ntego y'ubuzima. Haguruka, koresha igihe cyawe neza kugira ngo ugere ku byo ushaka. Ibyo nabyo ni byiza cyane rwose. Tuzi abantu b'ibyamamare, ariko sinzi niba barageze ku ntego y'ubuzima. Siko hari abantu benshi batunze ibya mirenge ariko nta mahoro namba mu buzima bwabo. Bamwe bavuga ko nta gisubizo ku ntego y'ubuzima. Hari igisubizo cyuzuye. Igisubizo kirihe? Baza uwakuremye. Imana si itangiriro ry'ubuzima bwawe, ahubwo ni nayo soko y'ubuzima bwawe. Abantu benshi birema agatima bagendeye ku mahame atandukanye y'abantu, ariko ugasanga ntibyuzuye. Uzi ko Imana yari igufite mu bitekerezo utarasamwa. Ntushobora kwitegura intego y'ubuzima bwawe, nubwo ushobora guhitamo uwo mushakana, akazi n'ibindi. Reka ahantu tuhatinde. Hari abibaza batese namenya nte Imana yanteguriye ukwiye. Nabyo tuzabigarukaho. Ubuzima budafite Imana bushobora kugira agaciro. Pastor Rick Warren mu gitabo yashyize ahagaragara mu mwaka w'2002 cyitwa ubuzima bufite intego, agaragaza impamvu 5 z'ubuzima bufite intego. Mu yandi magambo, ni impamvu zitumye uri ku isi. Ntako bisa kuba inshuti n'Imana, kandi nibwo buryo bwiza bwo kuyikorera. Umva icyambere, byose bitangira kuri yo, ukabasha kwisobanukirwa no kumenya intego y'ubuzima binyuze mu Mana. Cya kabiri, ntabwo uri impanuka, waremwe n'Imana umugambi wihariye. Icya gatatu ni ukwibaza ibitwara ubuzima bwawe. Ubuzima bwacu butwarwa n'iki? Tukamenya neza ko turi abadatwarwa n'umubiri, ibyaha, amateka y'ubuzima, agahinda cyangwa ubwoba. Ubuzima bufite intego buduha igisobanuro, bikadutegurira kubaho iteka. Ubucuti bwacu n'Imana bisobanuye kubaho iteka. Ubuzima ni ikizami kidahoraho, kitwinjiza mu buzima buhoraho. Impamvu ya buri kintu ni ukuzana icyubahiro cy'Imana binyuze mu gukunda abizera, duhinduka nka Kristo. Ukorera
abandi dukoresheje impano twahawe ndetse tubibwira abandi. Twashizweho kubw'umugambi w'Imana. Gushimira Imana nibyo byishimo byacu bya mbere. Iki gituma Imana yishima ndetse igaseka. Umva nawe gusetsa Imana. Imana iseka twayizeye, twayubashye, tuyihimbaza. Umutima uramya wemera kwizera Imana no kwemera kuyigana no gusa nayo. Dushobora guhinduka inkoramutima z'Imana binyuze mu biganiro bihoraho no kwisubiramo, ibyo bita mu ndimi z'amahanga meditation. Kwagura ubucuti n'Imana ni ukubaha Imana tuyizera, tugaha agaciro ibyo iha agaciro. Agaciro k'umuntu ntikabonekera mu bintu. Usanga abantu benshi bagera ku bintu bitandukanye. Urugero, naguze imodoka kuko byari mu ntego zanjye, ariko ibyo si intego y'ubuzima. Intego y'ubuzima ntiri mu byo uteganya, ariko ibyo ufite wabikoresha gutuma iyo ntego ikomera. Iki kintu nacyo ni ingenzi. Twaremewe kuba mu muryango w'Imana, dutegurirwa gukorera Imana. Imana itegura buri kiremwa mu buryo bwacyo bwihariye, ku mpamvu yihariye. Uko umeze, ubushobozi ufite, impano, ibyo byose ufite n'ubunararibonye bwawe utabwirengagije, byose birakenewe kandi ukeneye kubikoresha. Imana ntiyibeshye kukugira uwo uri we. Yari izi ko abo bakubyaye ari bo bazakubyara. Ukavukira mu gace wavukiyemo, abavukiye mu gikari cyangwa mu nzira, nabyo byari bizwi n'Imana kandi niko yabishatse. Bikwishuka kuba nk'undi. Imana ibona imbaraga mu ntege nke, mu mwanya wo kwanga intege nke. Buri muntu wese afite ibimugenga. Hari abagengwa n'umutima ubacira urubanza, mu yandi magambo babaye imbata y'ibyabayeho bakitandukanya n'Imana. Si ngombwa ko tuba imbata z'ibyo twaciyemo. Imana ikoresha Mose kandi we wishe umunyegiputa. Imana ikoresha Gideyoni agahinduka intwari kandi yari umunyabwoba, umunyantege nkeya. Abantu bagengwa n'inzika. Inzika igirira nabi uyifite kurusha uwayifitiye. Inzika izakugirira nabi. Hari abagengwa n'ubwoba. Usanga abantu batinya kugira ibyo bakora kubera ubwoba. Hari ukurwanya ubwoba mu rukundo. Hari abagengwa no gukunda ibintu. Ibintu ntibitanga umunezero. Ikiruta ibintu ni ubuzima. Umutekano uhagije uri mu busabane n'Imana, kuko ntawawukwambura. Hari abashaka kubaho ubuzima bunezeza abantu. Bizakugora kubaho ubuzima bunezeza abantu bose. Menya intego y'ubuzima biguha agaciro. Iyo ubuzima bwawe budafite intego, akantu kose karaguhangayikisha. Hari ababona basa nk'aho kubaho birutwa no gupfa. Ubuzima butagira Imana nta gisobanuro. Akaga gakomeye ni ukubaho ubuzima budafite intego. Ibyiringiro ni ingenzi nk'uko ukeneye amazi kugira ngo ubeho. Nta myaka 100 wayirenza rwose. Urugero, hari abatazaba. Simbitinda twabigarutseho mu kiganiro cy'ubushize. Nubwo wabona ibibazo bikurenze, menya ko Imana ibasha gukora ibirenze ibyo usaba. Imana iguha ibyo ushaka. Iyo wamenye intego y'ubuzima, umenya ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora. Urabanza ukibaza niba byagufasha kugera ku ntego y'ubuzima mbere y'uko ubikora. Bituma ugira imibereho myiza cyane kandi isobanutse. Igihe ufite ni icyo gukora ubushake bw'Imana gusa. Kumenya ibyo biguha icyerekezo. Umuntu arangazwa n'utuntu tutagira umumaro kubera ko ataramenya intego y'ubuzima. Igisobanuro nyakuri cy'ubuzima bwa none n'iteka ryose biboneka iyo tuvuguruye ubusabane bwacu n'Imana twatakaje igihe Adamu na Eva bagwaga mu cyaha. Muri iki gihe ubwo busabane bwacu n'Imana bushoboka gusa iyo tunyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Duhabwa ubugingo buhoraho iyo umuntu wese yihannye ibyaha bye. Gushishikazwa no kutongera kubikora ukundi, no gusaba Kristo kuduhindura no kutugira ibyaremwe bishya, no gutangira kwizera Yesu Kristo nk'umukiza. Intego nyayo y'ubuzima ntiboneka gusa ari uko twakiriye Yesu nk'umukiza. Nubwo ibyo ari byiza cyane, ahubwo intego nyayo y'ubuzima ni igihe buri wese atangiye gukurikira Kristo nk'umwigishwa we, kwiga ibye, kumarana nawe igihe wiga ijambo rye Bibiliya, gusabana nawe mu masengesho no kugendana nawe mu gukurikiza amategeko ye. Iyo utari umwizera cyangwa se iyo wakiriye agakiza vuba, hari ubwo wibwira uti ibyo ntibindeba cyangwa nta nyungu mbifitemo. Ariko nyamara gusoma ni ingenzi kuko ukeneye kumenya ibyo Umwami ashima uwo wakiriye. Umva ukuntu avuga: mwese barushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, nemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Evanjili cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11:28 kujya ku murongo wa 30. Ariko njyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Byanditswe muri Yohana. Dushobora gukomeza gushakashaka kugira ngo dushobore kuyobora ubuzima bwacu, kugira ngo ubuzima bwacu burangwe no kugira intego, cyangwa dushobore guhitamo gukurikira Imana n'imigambi yayo ku buzima bwacu n'umutima wacu wose. Ari byo bizatuma tubona ubugingo bwinshi, guhaza ibyifuzo by'imitima yacu, kugira umunezero no kunyurwa. Ibi ni ukubera ko
umuremyi wacu adukunda kandi akaba twifuriza ibyiza biruta ibindi, ari ubuzima bworoshye cyane gusa, ahubwo biramushimishije cyane. Umwami Salomo yarundanyije ubutunzi bwinshi kandi yishakira ibinezeza, ariko yabonye ko ibyo bintu byose bidatuma umuntu agira ubuzima bufite intego. Yagaragaje ikintu gituma umuntu agira ubuzima bufite intego igihe yandikaga ati, kubera ko ibintu byose byumviswe, dore umwanzuro, ujye utinya Imana y'ukuri kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo buri muntu asabwa. Kimwe mu byo Imana yari igamije igihe yaturemaga ni ukwishimira ubuzima. Salomo yaranditse ati, nta cyabera umuntu cyiza cyamurutira kurya no kunywa no gutuma ubugingo bwe bubonera ibyiza mu murimo akorana umwete. Nabonye ko ibyo nabyo bituruka mu kuboko kw'Imana y'ukuri. Umubwiriza ibice 24. Nanone kandi Imana ishaka ko dukunda abagize umuryango wacu kandi tukabyitaho. Dore amabwiriza asobanutse neza kandi y'ingirakamaro iha buri wese mu bagize umuryango. Abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Umugore agomba kubaha cyane umugabo we. Bana, mwumvira ababyeyi banyu. Abefeso 6 guhera ku murongo wa 1. Nidushyira mu bikorwa ayo mahame ya Bibiliya, tuzagira ibyishimo n'umunezero mu rugero runaka. Icyakora icy'ingenzi kurusha ibindi dushobora gukora ni ukumenya byinshi ku bihereranye n'umuremyi wacu kandi tukamwegera akaba inshuti yacu. Mu by'ukuri Bibiliya idutumirira kwegera Imana. Imana ishaka ko tuyegera nayo ikatwegera. Yesu yari azi neza impamvu yari ku isi. Yagize ati, iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Mu buzima bwe bwose yigishaga abantu ukuri ku byerekeye Imana n'imigambi yayo. Ubuzima bwacu buzagira intego nyakuri nidukurikiza urugero rwa Yesu. Yesu yigishije ko kugira ngo tugire ibyishimo tugomba kumenya ko dukeneye ibintu byo mu buryo bw'umwuka. Dushobora kubona ibyo dukeneye mu buryo bw'umwuka twitoje kumenya Imana y'ukuri yonyine, tukamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Yesu yategetse abigishwa be kwigisha abandi ibyo bari baramenye. Yarababwiye ati, kubw'ibyo rero nimugende muhindura abigishwa mu bantu bo mu mahanga yose, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha gukurikiza ibyo nabategetse byose. Abantu bashaka ibyo bakeneye mu buryo bw'umwuka binyuze mu kwiga Bibiliya no gushyira mu bikorwa ibyo biga. Bibonera ko ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza. Ikindi kandi iyo batangiye gufasha abandi kumenya ibyerekeye Imana, barushaho kubona ko ubuzima bwabo bufite intego. Turabarenze ibyo twigishijwe mu bumenyi bw'umuntu. Ntiduhujwe n'utuntu tutagaragara, ibyubaka umubiri n'utundi duce nk'imibumbe izengurutse izuba. Sayansi ntiyigeze igaragaza neza aho utwo duce tugize twavuye. Utandukanyije ikintu ntigikomeza kubaho. Uduce duto tuvuga ko duhari iyo tugaragara. Umunyabugenge John Wheeler yagize ati, ahantu h'ukuri hagaragara kugeza ubwo hazagaragara. Uburyo bwagufasha kureka kwigunga ukamenya impamvu y'ubuzima bwawe. Icya mbere, soma. Gusoma biguhuza n'abantu benshi batandukanye. Leslie Francis yize ku matsinda yari amwegereye y'abana bari hagati y'imyaka 13 na 19 bo mu Bwongereza no muri Wales. Asanga 26 by'abo bana muri bo abasoma Bibiliya bafite ibyiyumviro cyangwa ubuzima bufite intego. No gusoma ibindi bitabo bisanzwe nabyo ni byiza, ariko Bibiliya irabirenze mu guhindura ubuzima bw'abantu. Byinshi ku ntego y'ubuzima twavugamo ibi bikurikira: menya itandukaniro riri hagati y'ubuzima bwishimye n'ubuzima bufite igisobanuro. Igagufasha abantu, bizagufasha gusobanukirwa igifite ubusobanuro. Menya akamaro k'ubuzima bufite intego. Ntabwo bihagije kumva ko uri agace gato k'ikintu kinini gusa, ukeneye kumva ko uri umuzi w'impinduka nziza ku isi. Tega amatwi abandi, ubashimire. Gushimira abandi bishobora kugufasha kubona intego y'ubuzima, ariko ushobora no kubona intego mu gushimira n'abandi. Ubuzima ni ubutumire bwo kwiga. Ushobora kwiga ikintu buri mwanya, cyiza cyangwa ikibi. Ubuzima si ikintu gihoraho, ya birahinduka. Ni nk'umuhengeri mu nyanja. Buri muhengeri uba ufite umwihariko wawo. Birumvikana ubutandukanye. Nk'uko umuhengeri ukomeye udashyiramo impuhwe, ariko umwiza iyo uje uraruhuka agahora gahanze. Rega ubuzima ni impano. Abantu bamwe baburetse ntibongeye kubona amahirwe yo kubumenya. Ababufite babwishimira. Ubuzima si ubwacu, ni ubw'abatuzengurutse. Dukwiye kwiyitaho kuko turi ingenzi ku bandi, nubwo rimwe na rimwe tubyirengagiza tukabyibagira. Buri munsi ufite ubunararibonye bwawe. Nitutabubamo ntituzamenya ibyo turi kubura. Kubaho ni ukwemera
kwemera ubwacu kujya mu rukundo n'undi muntu ku kintu runaka cyangwa ku buzima ubwabwo. University ya Minnesota ku bushakashatsi yakoze ku ntego y'ubuzima, dore ibyo yagaragaje. Ubuzima bufite intego bugizwe n'impamvu y'ingenzi igutera kugira imigambi yawe mu buzima bwawe. Impamvu ituma ubyuka mu gitondo. Intego niyo ikuyobora mu gufata imyanzuro, guhindura imyitwarire. Kuri bamwe intego ishingira ku nshingano z'umuryango cyangwa inshuti. Intego y'ubuzima bw'umuntu ibitandukanye n'ubw'abandi. Sadhguru yaravuze ati ubuzima bw'iyi intego ntawe ubuha intego. Mwakoze cyane gutega amatwi iki kiganiro. Ndi Niyonteze Jean Bosco. Wahisemo neza gukurikira ibiganiro byacu Ukuri Gukiza TV. Turabakunda kandi twifuza ko ubu butumwa bwiza bumenyekana hose. Abantu bakeneye ukuri ngo bababere imbere y'Imana. Ukuri niko kuzababatura. Turagusaba gukora subscribe and share. Reka dufatanye gutuma Kristo amenyekana kandi tubaho uko ashaka. Ikibazo, igitekerezo cyangwa wifuza ko twawukorera icyegeranyo ku ngingo runaka, watwandikira. Umugisha w'Imana bane namwe. Shalom. Ariko uburyo bwiza bwo gusoma no kwiga Bibiliya twagarutseho mu kiganiro cy'ubushize, mwatangiye kubukoresha. Ikiganiro cy'ubutaha tuzagaruka birambuye ku buzima bwa Yesu. Icyo wifuza kumenya amatsiko azashira. Shalom.